Kode zituma views ziyongera kuri YouTube. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe kode wabasha gukoresha hanyuma views zikiyongera kuri YouTube cyangwa se views zikiyongera kuri video yawe wakoreshejeho izo kode. Mbere yo kugira ngo dutangire, kanda subscribe, ukande like, hanyuma unyandikiraho muri comment icyo nzagukoreraho ubutaha. Nta kindi uzakora rero, uzaza kuri Chrome cyangwa se ahandi hantu hariho hose usanzwe wa-uploadingira video yawe, hanyuma nurangiza uze uya-uploadingire. Kanze mbibereke neza akantu ku kandi kugira ngo mubashe gusobanukirwa n'uburyo wabasha kongera views kuri video yawe. Hari abantu benshi usanga bapfa kwa-uploadinga gutyo gusa akabona ngo ya-uploadinze agahita apfa gushyiraho video, ugasanga video views ugasanga tu views turabuze, na za zindi nkeya wari kubona ugasanga nazo urazibuze. Uyu munsi rero naje kugira ngo mbashe kubafasha abari bubone iyi video kugira ngo mujye mushyiraho video hanyuma mubashe kugira views uko biri. Nta kindi uzakora rero ukimara kwa-uploadinga, nta kindi tugiye gukora. Tugiye gufata video twa-uploadinze hanyuma tuyicagaguremo ibice. Guys, nizere ko aka kantu muri kukumva neza. Tugiye gufata video twa-uploadinze tuyicagaguremo ibice. Nta kindi uzakora rero, uzaza ubanzirira jambo chapter cyangwa se uzandike irindi jambo iryo ryo ryose, gusa rira chapter nuko risobanuye ibice, mbega no gucagaguramo video. Uzaza numara kuryandika rira jambo chapter, noneho uhite wandika iyi code. Uzaza wandike 0 utudomo tubiri twa tundi tugize isaha, utudomo tubiri, hanyuma nurangiza wandike 00. Ni ukuvuga ngo iyi niyo code itangiza izi code. Iyi code utabanje kuyandika, izi code ntabwo zakora. Guys, kano kantu mukumve neza cyane. Iyi code utabanje kuyandika, zino zindi zose turi kwandika hasi ntacyo zaba zivuze. Uzaza ubanze 0 utudomo tubiri hanyuma wandike 00 gutya. Noneho nurangiza wandikeho amagambo ari muri iyo video. Aya magambo ni ukuvuga ngo ikintu afasha kuri iyi video, aya magambo adufasha gutuma iri jambo iyo umuntu ari searchinze muri search, kandi ukuntu bari gushaka video yamufasha, ahita abona ya video yawe iyo washyizeho nk'aya magambo nyine. Gusa ntuzabeshye, uzashyireho ibiri muri video bitewe nuko biragufasha cyane, bituma video yawe irebwa cyane. Noneho izi code sasa ikintu zidufasha ni iki? Izi code iyo tuzishyizeho gutya, kwa kundi ukuntu umuntu ari kureba video yawe, iyo yayikanzeho akayireba tayari, iyo wayicagaguyemo ibice video, nuvuga ngo video mbega isa niyegereye imbere gatoya. Mbese tuvuge umuntu niba ageze nko ku munota wa gatatu ari kureba video ihita isa niyisimbukisheho ukuntu, igahita ijya nko kuri wa munota wa gatanu waciyemo cyangwa se wa gatandatu cyangwa wa karindwi, ukabona ihise yireba mbega muri make niko navuga. Iyi code rero, izi code zigufasha gutuma video yawe irebwa cyane. Video yawe irarebwa cyane bitewe nuko iyo wa muntu yayikanzeho akayireba gutyo, igahita yisimbutse ikireba nyine, igasa niyifunguye yose. Ituma YouTube baguha suggested, bakabasha kukugereza video yawe kure, ikarebwa n'abandi bantu bagiye batandukanye, kuko YouTube ako kanya ihita ibona ko wa muntu yayirebye, akabasha kuyigeza kure cyangwa se akabasha kuyirangiza. Niyo mpamvu uzajya kubona ukabona abantu benshi iyi video bajya bashyiramo yano makode. Uzareba abantu benshi na babandi baba star benshi, cyane cyane abantu bakunda gukora content zigisha ibiganiro, benshi bakunda gukoresha izi code. Gusa ku bahanzi ntabwo nabona bazikoresha, ariko izi code zirafasha cyane. Hari abantu nyine benshi usanga batazikoresha bitewe nuko batazi uburyo zikora. Niyo mpamvu navuze noneho ngewe reka mbashe gufasha mweba content creator musanzwe mukora ama video, hanyuma izi code namwe zijye zibasha kubafasha. Guys, urebe muri video zanjye zose guhera natangira video zose izi code narazikoresheje.
guys, izi kode rero nizere ko ziri bugufashe. Urazibona ni izingizi, ni gutya ubasha kuzandika, hanyuma ukagenda wandikamo n'amagambo ari muri icyo gice nyine bagiye ushyiraho. Tuve niba ari nk'igice cya mbere ugashyiraho ijambo ririmo, cyangwa se niba ari ikintu cyigisha muri icyo gice cya mbere, niba ari igice cya kabiri, gutyo ukagenda ushyiramo ayo magambo kugira ngo abashe kugira ute, umuntu uzabasha gushaka iyo video azahita abasha kugira ute, azabashe kuyibona. Nkwibutse ko aya makode uyandika muri description, ubasha kuyandika muri description, niho yano makode ubasha kuyandika. Hari ukuntu ukwa kundi hari ahambere habanza uragenda ukiyandikiraho ibigize iyo video cyangwa biri muri iyo video, hasi ukandikaho hashtag, noneho iyi kode nayo ukabasha kuyishyiraho. Guys, ubashe gukanda kuri video, kwanza ndaje mbibereke kuri video yanjye, nze mbereke kuri video yanjye muri description, nkwereke uburyo biba bimeze. Wenda nibwo muri bo bisobanukirwe neza, gusa izi code zibasha gufasha cyane niba content creator, ndizere ko ziri bubafasha. Okay, reba muri description y'iyi video yanjye urayibona, urabona ko uburyo nje mba nabikoze, urabibona. Dore ngaya kuvuga ngo umuntu yashakishije ijambo rimwe muri aya majambo nanditse hano gutya, yarishakishije video yanjye itiza imbere. Urabona ko video iba yagiye ikicagaguramo ibice, urabona ya chapter, dore ngize, urabona ko video ziba zagiye zikicagaguramo duce. Hariya noneho hari hejuru kuri iriya video nayo nuko isa naho iri kure bitewe nuko ari phone, uribashije kureba neza wabona ko harimo utuntu tw'uturongo tw'umweru, kanze mpabereke. Wabona ko harimo utuntu tw'uturongo tw'umweru, nicyo kiba kigaragaza ko hano nicyo kiba kigaragaza ko video wayicagaguyemo. Icyo kiba kigaragaza ko video wayicagaguyemo. Burubwo iyo umuntu arebye video yanjye akiyikandaho tayari, niba ari nko ku munota wa mbere ihita yitarutse, igahita yijyana no ku munota wa kabiri, mbega igahita yireba. Gusa we ntabwo yapfa kubimenya, ninjye ubuzi ko ibi bintu nyine uburyo nabikozemo. Guys, nawe rero nizere ko ubu buryo buragufasha. Uburyo rero nibugufasha, ukande subscribe, ukande like, kugira ngo tujye tubasha kubana no mu yandi ma video agiye atandukanye. Murabizi ko ngenda mbagezaho utuntu tw'ubwenge. Ni Darius nk'ibisanzwe. Ciao ciao.